mpamvu byambabaje ngiye ubwanjye nihire wakazi na Brian sibyo niwo mpaye akazi ko kuza gutwika iwawe hari Kagugu n'abandi batipe babiri dufite essence we yaguze essence arambwira ngo nimwije mu gipangu kwa Yago ntabwo tumwe kwa Yago nuko nyuma naje kumenya ko iwawe niyo mpamvu na like nyine namenye ko iwawe niyo mpamvu ese uvuga ni hari ahantu hari kwa Yago kandi ngo nabimenye mu buhamya kuko icyo gihe tuhaza ntabwo nakubonye sinari kumenya ahantu tugiye hari kuko nawe ntabwo yari yambwiye ngo mu gihanga urumva banange ko nabonye Tesha ya postinze ko DJ Brian yamaze gufata rutema ikirere yagiye ese DJ Brian yabagiye ku mpamvu z'akazi cyangwa yabagiye kubera ari guhunga iyi miriro n'abatanga buhamya ba Yago yagakomeje kuzana bari kwemeza ko yabahaye akazi ko kujya gutwikira Yago mu nzu bari kwemeza ko yabahaye akazi ko kujya gutera amabuye kwa Yago bamwe bakajya barara kwirimbi abatanga buhamya bo bari tayari gutanga ubwo buhamya ese ye byaba ari byo yatinye cyangwa yagiyeyo ku mpamvu z'akazi reka tumusengere ibyo yagiyemo bizamuhire Simbe Nohina nimba akina video z'urukozasoni akina izo prono azikina bimukuyeho kuba umunyarwanda bimukuyeho se ko atagomba guhabwa ubutabera yabaye igicibwa bimukuyeho se ko atagomba gutegwa amatwi no guhabwa serivisi nk'abandi banyarwanda bose bimukuyeho abantu rero mwipanga akazi ko kuza kurwanya abantu bavuze kuri social media kubera uko wenda bakiriwe cyangwa uko bahawe uko yiyumva byutse mu gitondo akumva ko agomba gutambutsa inkuru ye wowe ukamurwanya ukurikije akazi ke cyangwa se umwuga wakora ubukoze icyaha bananga ubutabera ntago ari uko bukora muretse babwire abantu mukoresha social media ubutabera bwo mu Rwanda ntago bureba ngo uyu muntu ntago tugomba kumuha ubutabera ntago tugomba kumva ikibazo cye ngo kubera ko ngakina prono ngo kubera ko ngari indaya ni kubera ko ari umujura kubera ko ari umwicanyi ngo ntago tugomba kumuha ubutabera igihe cyose nawe yagize gute ntago ubutabera bwo mu Rwanda bukora gutyo mwebwe muri kuri social media mwipanga akazi rero ko gushaka gukubitubisha umuntu ibyo akora ntago ibyo bintu muba muri kutwangiriza muba muri gusebya inzego ngo ubuse ngo n'uyu nguyu ngo baramucuruje kubera iki batamucuruza umugore se ko yareze umugabo we kuko amufata ku ngufu kandi ari umugore we akayiregera umugabo ngo umugabo wanjye amfata ku ngufu waza ugahakana ngo nagamufata ku ngufu ni ryari abantu kuri social media muzaza ibintu mubikuramo imiteto ni mwebwe mwiha rubanda akenshi dukunze kwinjira mu ntambara ribu bwayiba yabonye igiye no gukurikirana mutekereza ko ikirego cya Honorine kitazakurikiranwa se kizakurikiranwa ibi bintu mwige kubitandukanya iyo ubyutse ukavuga ngo ibitaro byo ku Muhima bitanga serivisi nabi ubushyizemo hose serivisi hose vuga umuntu waguhaye serivisi nabi urwego rwa RIB rutanga serivisi nabi ubusebeje urwego rwose nyamara si bose ngo batanga serivisi nabi wowe narakubwiye ngo banza n'ufite uburenganzira bubaza n'uwaguhaye serivisi ngo witwa nde wakwakiriye musaba izina witwa nde yes ngwino tubwire ati umugenza cyaha kanaka yankoreye ibi bintu yaranyisha urubozo yankoreye ibi bintu mbere yo kuza kwikoma urwego rwose ngiye aka kantu ni inama nabagiraga ibintu byo kuza kwandarika inzego zacu ubuyobozi bwacu mukabwandarika ntabwo bizabahira Bamikwano bazaringi amazina nk'ibisanzwe ni Shakila mbona bihita no stress baruteka zivuga ololo uw'igikundiro rimwe abantu nsanga mu bigare
Bamikwano bazaringi namuvana ruryama namuvana rusinzira buri muvana wese agihandagaza ikomange mu gatuza avuge ngo bwije ngoziki bwije ukoze iki inshuti y'Imana abakoze barifuzwa. Kakati bamikwano ndagira ngo nongere mbibutsa aka kantu na mpamvu rimwe na rimwe abantu barwara igifu usanga sometime iyo atari igifu cy'ishyari kiba ari igifu cy'inzara, iyo atari igifu cy'ishyari kiba ari igifu cy'inzara. Mujye mwiga kurya 3 ku munsi byibura kugira ngo igifu kibone uko kigira gute gisya ibirimo, naho ubundi utariye ukicisha inzara aside zirazamuka nyine tu. Kakati mwebwe mujya mu majyepfo nagiye mbibutsa ahantu hamwe honyine ushobora gufata ifunguro ryawe isaha iyo ariyo yose kandi mu minota mikeya utahagaze umwanya munini ku buryo bitangiza urugendo rwawe ni kuri La Prima. Bo ujya mu majyepfo wacu aho mu Ruhango mu rugabano rwa Ruhango na Muhanga aho rwose urahasanga brushette nziza cyane iryoshye kandi hiye neza itagukura amenyo, uhasanga ikirayi kizima ikijumba ndetse birenza aho ngaho ushaka wakawudaringa n'ifi cyangwa se inkoko ibintu byaho biba ari 10/10. Yes, kakati bamikwano twongeye dutera itoroshi muri social media zacu. Nagiye mbibutse ngo abantu baba kuri social, abantu bataba kuri social media nibo bantu ba mbere bonyine babayeho neza muri iyi si. Abantu batazi social media badakoresha social media nibo bantu ba mbere bonyine babayeho neza muri ino si, kubera ko babaho bamenya ibyabo, babaho bamenya ibyabo, acungana n'icyo arya ubundi akaradiyo kagagashyira ku musego akamva amakuru ya televiziyo Rwanda cyangwa se BTN. Ariko si aba bantu tuba kuri social media imitima yarumye twarumaganye duhorana ibitekerezo bya hato na hato bidafite icyo bitwubaka bidafite icyo bitwungura, inshingano zacu tukanazibagirwa tugahugira kuri social media tukaba muri bwebwe ukwezi kukarangira umwaka ukarangira social media ikakubana super deep kumva gusa inkuru za hano ukumva izahari ya mutwe ukajagarara tayari social media zikakubibamo n'urwango ukaza ukanga Shakira nta kintu gutwaye kara kagore karasakuza tayari umutima ukabura wangije ejo warwara igicuri cyangwa se warwara umutwe udakira bagatangira kuvuga ngo nta marozi oya na social media nazo ubwazo zakuruga ufata ibintu byose ukabihura ukabishyira mu mutwe tayari ubu nge narapfuye byararangiye ubu narapfuye byararangiye. Kuri iyi nshuro rero tugiye kuganira ku ngingo nyinshi kandi zitandukanye, ariko mureke mbabwire nubwo tuba kuri social media ntitukayibeho just kwenjoyinga kumva ibya hariya kwikoma abantu tutazi uko babayeho tutazi n'icyo bagambiriye, ariko tujye tuyibaho twiga. Izi saha hari umuntu ubuzima bwe yabuhariye inshuti ze, nabanga yihishiye yabuhariye inshuti ze, kuko nubundi mu buzima busanzwe umuntu ntago azabura kukubeshyera, bareke bazabeshya ariko batavuze inkuru za nyazo zirimamo. Hari umuntu wizereye mu inshuti ubuzima bwe bwose atazi ngo inshuti ni iki, atazi ngo inshuti uyu munsi yavamo umwanzi ukomeye. Inshuti yawe izi saha rwose mugendana musangira muganira buri kimwe cyose yabyuka mu gitondo akavamo umwanzi ukomeye cyane, umwanzi ukomeye cyane, umwe wanakwica, umwe wakugambanira bakagukura mu buzima, umwanzi ukomeye cyane, umwe wafatirwa gufataho ijambo akagusebya ku karubanda, umwanzi ukomeye cyane, umwe wakugambanira abana bawe bakabasoza, umwe wakugambanira bakakuroga. Ibi ngibi mubikure kuri izi nkuru za Yago, turazitega amatwi ariko ntabwo turi kwiga, turi kuri kimwe. Justice Yago nawe ubwawe banza wisabire justice kuba kwegereye kuba kuriranye ejo bazakunangura. Nawe ubwawe banza wisabire justice kuba kwegereye kuba kuriranye. Rimwe uzasanga umuntu avuga ngo nanze abantu, sinyishaka gukururukana n'abantu, nshaka kubaho nyenyine nibwo numva mfite amahoro. Mugire ngo ni umutima mubi, mugire ngo hari ngo ni depression, mugire ngo hari ngo ni ukwiheba. Hoya, abantu twabaye babi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, abantu twarangiritse kandi si dutegeka kubana n'abantu. Nubishobora rero kubaho wenyine ukumva ko wakwimarira buri kimwe cyose uzabeho, ariko iyo inosi cyari cyo uko byagenda kose idutegeka kubana n'abantu ku ngufu, niho ibera mbi. Ariko ubishoboye ko washobora kubaho wenyine
uzabeho wenyine. Izi nkuru za Yago nubwo zaje zigacicikana zikagira gute, ariko nge zanyeretse umwana w'umuntu ni iki. Ni bande tuganira nabo, ni bande dusangira nabo, ni bande twizereramo, ni bande dusharinga stories z'ubuzima bwacu, ni bande abo, ni bande, ni bande twinjiza mu nzu zacu, ni bande tugendana nabo. Ushaka kuwiga igira kuri ino story ya Yago. Yago abo yakubanye nabo mu industry y'umuziki cyangwa se ya social media, abo yagendanye nabo, abo yafashije, abo yizeye, nibo basubiye inyuma bashaka kumutwikira mu nzu, nibo basubiye inyuma bashaka kumubuza amahoro birwa mutera amabuye ku nzu ye, nibo basubiye inyuma baramwangaza. Izi saha ari he? Ari wabandi. Iyo niyo si wowe ukurikirana stories za Yago uretse kwirirwa wandika justice Yago, ukuyemo iki? Today ni Yago, ariko you don't know kejo ari wowe uzaba uri kubwera wimuka ku cyaro kubera abaturanyi bawe. Yes, kera hari ibintu byabagaho, nimujya kubona ko ibibanza byinshi bateye boroni, uzisaba basige batera boroni, ariko kera bategaraga icyo bita umuyenzi cyangwa se umuhati. Bateraga umuyenzi cyangwa se umuhati mu rugabano rw'iki, rw'umurima wawe cyangwa se rw'iki, kugira ngo umwe atarenga imbibi. Muzi impamvu? Ubu buzima turimo, iyi mitungo tutunga, bibibanza tugura, byakwicisha uzira kametero kamwe, metero imwe, ikirenge intambwe ebyiri, wowe ugapfa bakagushyingura uzize metero imwe. Abenshi rero amakimbirane yahozeho y'ubutaka n'ibiki byose n'imitungo yahozeho kera. Niyo mpamvu abahanga bateraga umuhati bagatera umuyenzi. Izi saha kubera ko isi yatujyanye kure, ibi bintu byabaye smart everywhere, izi saha batera boruni kugira ngo buri muntu wese agire imbibize. Ese wowe muri wowe iyo urebye ubona hari imbibi zawe ufite, cyangwa baraza bakinjira mu zawe nawe ukinjira mu zawe? Buri muntu wese yagombye gutera umuhati mu buzima bwe, ugatera umuhati, ugatera umuyenzi mu buzima bwawe, nta bintu by'imishinyiko, nta bintu by'imikino. Kubera ko izi saha buri muntu wese ni ukwimenya, ni ukwirwanirira, ni ukwiyitaho. Nujya kwishinga rero kwirgushinyika, warabaye rushinyika abantu bose, uri umwana mwiza, abo bakubwira ko uri umwana mwiza nibazo bazasubira inyuma bakagusebya. Abo bakuvuga ko uri umwana mwiza nibo bazasubira inyuma bakica amarangamutima yawe. Abo bakubwira ko uri umwana mwiza nibo bazasubira inyuma bakavuga ububi bwawe, aida babeshya cyangwa se ari byo. Abo bagusingije bagukomera amashyi kuko bafite inyungu bagukuraho, nibo bazasubira inyuma bakagira bati uyu Yago yarakunzwe muri social media. Yarakunzwe muri social media, ibipfuye amaso, ibigize gute, abashaka kwamamara utaciye kwa Yago, ntago wabaga watwitse. Ariko kaga kundi kaba abantu bose yafashije baciye mu maso ye, wagendaga kugiye gukora ikiganiro akakugurira ji, akakugurira icyo kurya ukarya, wajya gutaka guha transport. Nge ndi umuhamya wo kubihamya kubera ko nanjye nakoreye ikiganiro. Urumva, abo bose nibo basubiye inyuma birengagiza ya neza yabagiriye. Nigeze mbabwira ni ngiye mu buzima busanzwe, nge niyo mbonye umuntu amvuga ansebya, twaragendanye, agaca inyuma akifatanya n'abanzi banjye kunsebya gushaka kunsubiza twaragendanye, bizakugora cyane kumbona navukuyemo ijambo navuze ngo nkwe. Nzi neza kuba kuri social media, nzi neza gukoresha umunwa. Yes, ni time nawe isaha bazakwanika. Abantu twizeye mu buzima tukagirira neza, tugafasha, tukaguyaguya, tukabana nabo mu bibazo. Sheri, iyo bamaze kuva mu bibazo ntago bibuka wa muntu watangiranye nabo. Umwana w'umuntu ahaga nabi, nicyo cyiza cyacu, duhaga nabi. Tegure nawe rero igihe bazabahaza abo ngabo bagukomera amashyi, bazakwishyura, bazakwereka ko ibyo wakoraga byose byari zero. Nibyo Yago ari gucamo.
yego. So rero nkuko nari nabikubwiye kuri message zo kuri IG, nanjye rwose ndi umwe mu bantu bifuza gutanga ubuhamya, ariko ikintu cyashyikiye cyane nigeze gushaka namba yawe muri ya minsi wigeze gusa nk'ubivugaho muri 2024, ngira ngo ikintu cyashyikiye cyane ejo bundi nongera kubishamadukira cyane gushaka nimero yawe. Ni video nabonye Brian akoranye na Tycoon. DJ Brian avuga ngo ibintu ngo yagunga avuga ngo bari muri cinema, byarambabaje simubeshye kubera ko impamvu byambabaje ngiye ubwanjye nihirewe akazi na Brian, sibyo? Niwo mpaye akazi ko kuza gutwika iwawe hari Kagugu n'abandi batipe babiri dufite essence. We yaguze essence arambwira ngo nimwije mu gipangu kwa Yago, ntabwo tumwe kwa Yago, nuko nyuma naje kumenya ko iwawe niyo mpamvu na like nyine namenye ko iwawe niyo mpamvu ese uvuga ni hari ahantu hari kwa Yago. Kandi nabwo nabimenye mu buhamya kuko icyo gihe tuhaza ntabwo nakubonye, sinari kumenya ahantu tujyayo kuko nawe ntabwo yari yambwiye ngo mu gihanga. Urumva DJ Brian muhamagaye kangahe inshuti y'Imana izi saha? Undi mutanga buhamya arivugira ko wabaguriye essence ngo bajye gutwika kwa Yago, ariko uyu Yago yakoze iki gikomeye ku buryo mu mubuza amahwemo kugera kuri uru rwego. Umuntu mugure na essence bajye kumutwikira mu nzu, ejo muvuge ngo uwestaye inzu ngo extraction y'inzu nagikora neza, ngo niyo yagize ngo habaye sirikwi ya extraction y'inzu. Ariko ikintu Yago yaba yarakoze aba bantu kirakomeye ku rwego mwebwe mufata abana urubyiruko rw'u Rwanda mukarwinjiza mu bikorwa nk'ibi ngibi bijye gutwika amazu y'abantu. Ariko mureke mbabwire, ibi bintu bibaho, si buri manuka yose ibereye mu muhanda ngo iba yabaye impanuka. Hari n'impanuka zibaho zateguwe, bakakugura tayari bakakuriza hoho cyangwa se bakakuriza ikindi kintu tayari ukagwa aho ngaho. Yago yakomeje avuga ko abatanga buhamya bo bamaze kuzura, afite benshi pe. Aba nabashobora kuvugira kuri social media, ariko nimwicare ngo mutekereze ko ibi bintu inzego zacu zitabireba kandi zitari kubikurikirana. Abaturage aho muri mwebwe mukurikirana social media muhumure, ibi bintu biri gukurikirana. Yago yavuze ko yiteguye gutaha, ariko hari akandi kantu yongeyemo, ariko abagize uruhare muri ibi bintu abangaba bari gushinzwa bari muri gereza. Banange ko nabonye Tesha ya postinze ko DJ Brian yamaze gufata rutema ikirere yagiye. Ese DJ Brian yabagiye ku mpamvu z'akazi cyangwa yabagiye kubera ari guhunga iyi miriro n'abatanga buhamya ba Yago akomeje kuzana, bari kwemeza ko yabahaye akazi ko kujya gutwikira Yago mu nzu, bari kwemeza ko yabahaye akazi ko kujya gutera amabuye kwa Yago, bamwe bakajya barara kwirimbi. Abatanga buhamya bo bari tayari gutanga ubwo buhamya. Ese byaba ari byo yatinye cyangwa yagiyeyo ku mpamvu z'akazi? Reka tumusengere ibyo yagiyemo bizamuhire. Nge ntabwo nza kuvuga ngo ni amahoro y'umunyabyaha, kubera ko nta muntu wahemukiye undi byaguye amahoro. Nta muntu wahemukiye undi byaguye amahoro. Uko byagenda kose icyaha kirakurya, ugahorana umutima ubabaye, ugahora umutima uhangayitse kubw'ikintu kibi cyaturutse mu kanwa kawe cyangwa se cyashatse kwangiza ubuzima bw'umuntu. Ngenda bibabwiza ukuri, Yago yarahemukiwe pe, biragaragara yarahemukiwe. Abantu yise inshuti ze, abo yasangiye nabo, abo yaganiriye nabo, abo yahaye platform, abo yazamuye, abo yarwanyeho, nibo bonyine bavugwa muri uyu mwandiko. Nta muntu wo ku gasozi uvugwa muri uno mwandiko waba waravuye ku ruhande ngo agenda agambanire Yago. No, niba abantu basekaga nawe, basangiranaga nawe, anniversaire zabazi bakazifeta,
abo bantu batuzengurutse burya ngo nibo babikuruta abanzi bacu bari kure. Aba bantu batuzengurutse gutya, abantu bazi wacu, tugasangira, tukabitegura, tukaganira amabanga hirya no hino, nibo bantu babikuruta abo mwita abanzi banyu bari kure. Icyo ndakibabwiza ukuri. Yago yafashije abantu, afasha abantu, yimika mu mutima we ko ibyo ari kubiba azabona ingororano. Na ngororano ni muzigera ubona mu mwana w'umuntu wagiriye neza. Kabone niyo wamusanga ku gitanda ari gupfa, ugafata amaraso ukayamuha, ugafata impyiko yawe ukayimuha, ntibizagutungure. Ari ufashe ya mbere kushaka kugukura ku isi cyangwa se kukwangiriza ubuzima, kugusebya ku karubanda ndetse n'ibindi bishamikiyeho, bimwe byica amarangamutima y'umuntu. Guhereza isaha muntu ndeba, muntu nkurikira, wowe ufite agatima keza kirirwa gafasha abantu bakagukomera amashyi, uri umwana mwiza, banzo wigisha umutima wawe yuko ubwo bwana bwawe bwiza ejo buzaba impfabusa. Ubwo bwana bwawe bwiza bagukomera amashyi, uri umuntu mwiza, kejo ariho uzaba uri umuntu mubi ku musozi cyangwa se ahandi hantu hariho hose. Toza umutima wawe uwutoze gukomera, uba icyuma. Ejo nunabona ikintu kigutunguye, umugabo washatse kwigaramye, ntibizagutungure. Abana wabyaye bakwigaranzuye, ntibizagutungure. Ntuzatungurwe no kubona inshuti zawe zigize gute, arizo ziri mu kagambane zo kukwicira ubuzima, kukwangiriza ndetse no kukura ku isi. Ntibizagutungure. Uyu yaga ibikomere afite nuko yishyize mu mutima we kineza agirira abandi bazayimwereka. Ntiyigeze atoza umutima we gukomera ngo awutoze kumva ko ibi bintu abagiriye neza aribo bazahagara ku karubanda bakamwita ko ari gukina filimi. Rimwe na rimwe justice zo kuri social media ziraza, ngo abantu baje gusaba ubutabera kuri social media bikaza, tukabifata gutyo nyine, tukumva ko nyine ari umurengwe bafite, ariko bro, muzatinye umuntu ufata decision yo kujya kuri karubanda akavuga ati ngewe narahemukiwe, nakorewe ihohoterwa. Yego abenshi ntabwo tuzabyumva kimwe. Ngira ngo nanababwira aka kantu, hari amakosa amwe namwe abantu muza gusaba justice kuri social media mujya mukora. Kuza kuri social media ukaza ukatubwira ngo urwego rwa RIB ngo rukora nabi, ngo rwaramemukiye, rwagize gutya, icyo gihe rwose ubusebeje urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Niba hari umukozi wa RIB waguhaye service nabi, wakwakiriye nabi, utanyuzwe, banza wibaze ngo ni ukora muri iyo department wenyine, ni ukoramo. Okay, nimba nabandi ugerageje kubwira icyo kibazo kubera wenda ubudahangarwa afite n'ubushuti bafitanye mu kazi, uje kuri social media gusaba justice, ariko naguzanye izina rya wa muntu, uzanye urwego rwose. Ibi bintu mwige kubitandukanya. Iyo ubyutse ukavuga ngo ibitaro byo ku Muhima bitanga service nabi, ubushyizemo hose service hose, vuga umuntu waguhaye service nabi. Urwego rwa RIB rutanga service nabi, ubusebeje urwego rwose, nyamara si bose ngo batanga iki, batanga service nabi. Wowe narakubwiye ngo banza n'ufite uburenganzira bubaza n'uwaguhaye service ngo witwa nde, wakwakiriye musaba izina, witwa nde. Yes, ngwino tubwire ati umugenzacyaha kanaka yankoreye ibi bintu, yaranyisha urubozo, yankoreye ibi bintu, mbere yo kuza kwikoma urwego rwose. Ngiye aka kantu ni inama nabagiraga, ibintu byo kuza kwandarika inzego zacu, ubuyobozi bwacu mukabwandarika, ntabwo bizabahira. Ariko twirirwa tuvuga tunenga kuki tudanashimira. Ubu koko muri RIB habuzemo abakozi bakora neza inshingano zabo ngo bazikore neza. Nshimiye DCI w'akarere ka Ruhango, umugabo ushobora no guhamagara saa 6 z'ijoro akakwita batakuzi kandi akakugira inama mukanaganira. Niyo yaba ari mu nama nakubwira ndi mu nama ndaza kuguhamagara, agafata umwanya wakaguhamagara. Uwo tumushimire nawe.
ejo bundi nahoze ndeba uyu mukobwa bita Isimbi Noeline yaraje ajya kuri social media avuga uburyo yavugaga ko hari umugabo wamucuruje ndetse rwose agacuruza abantu. Murabizi ibi bintu bireze, hari buriya abantu bacuruzwa. Arabisobanura byose uko byagenze, ariko societe yo ntabwo yigeze imutega amatwi ngo imwakire, ahubwo yafashe akazi ke, background ye iba ari yimukubitisha, iba ari icyo ari yimukubitisha. Isimbi Noeline n'umukobwa wamenyekanye mu gukina filime z'urukozasoni, ndetse yarabyiyemerera aranabitangaza. Bamwe banavuga ko bajya kuzireba, bazireba. Arabyutse mu gitondo atangaje ko hari umuntu wamucuruje, ndetse uwo muntu akomeje akazi ko gucuruza abana, ariko societe ntabwo yigeze imutega amatwi ngo imwumve, imutega amatwi. Atabaza avuga ati ngewe natanze n'ikirego, ariko n'icyahawe agaciro ntabwo cyakurikiranwe. Ariko ngewe mu mboni yanjye ntabwo nkeka ko mu Rwanda bamenya ko hari icuruzwa ry'abana b'abakobwa, ry'abana rihari, ngo ikirego bakiryamishe. Icyo abantu mutaramenya, iyo utanze ikirego guhera izo saa iperereza riratangira. Kuza kuvuga ngo ari ikirego cyawe ntabwo bagihaye agaciro, gutya na bino sinzi aho ubuhereye. Mukazanamo ruswa n'ibiki. Njye mureke mbabwire, narababwiye ni biba byiza uje ukavuga ati uyu muntu runaka izina rye yitwa gutya, yamaye serivisi nabi, yamfashe nabi, aho twakumva. Ariko kuza kuvuga ngo urwego rwa RIB rukora nabi, rwose narabwiye ni buri muntu wese muri ubu buzima agira karandi mugendaho. Hari abantu bari muri ako kazi rwose pe, bari mu rwego runaka, bafite n'inshingano zikomeye batita ku nshingano bahawe. Papa wacu yirirwa bibabwira igitondo n'ikigoroba, ariko barahari pe. Ariko ngwino tubwire izina ry'uwo muntu, kuruta uko mwafata urwego rwose. Izi saha RIB yabaye RIB ahantu hose, RIB yabaye RIB niyita ku baturage, ntabwo yakira ibirego by'abaturage, ntabwo igira guti. Tubwire ninde wagejejeho icyo kirego, izina rye ninde, ahagana he, iye station. Uwo muntu nawe ubwaba abamukuriye, afite abamukuriye, abazwe impamvu adatanga serivisi zihamye. Njya mureka mbabwira, hari ijambo yavuze ngo abayobozi batanga serivisi ngo bagendeye ku marangamutima. Barahari pe, rwose pe. Ibyo ngibyo ntabwo wabihakana, kuko buri muntu wese hagira uburyo yiyumvamo, yiyakiramo ibintu. Ariko none reka tugaruke ku bantu bafashe Isimbi Noeline bakamufata hari nk'umuntu udafite ubwenge cyangwa udakwiriye guhabwa ubutabera. Isimbi Noeline nimba akina video z'urukozasoni, akina izo porno azikina, bimukuyeho kuba umunyarwanda, bimukuyeho se ko atagomba guhabwa ubutabera yabaye igicibwa, bimukuyeho se ko atagomba gutegwa amatwi no guhabwa serivisi nk'abandi banyarwanda bose, bimukuyeho. Abantu rero mwipanga akazi ko kuza kurwanya abantu bavuze kuri social media kubera uko wenda bakiriwe cyangwa uko bahawe uko yiyumva byutse mu gitondo akumva ko agomba gutambutsa inkuru ye, wowe ukamurwanya ukurikije akazi ke cyangwa se umwuga wakora. Ubukoze icyaha, bananga ubutabera ntago ari uko bukora. Muretse mbabwire abantu mukoresha social media, ubutabera bwo mu Rwanda ntabwo bureba ngo uyu muntu ntabwo tugomba kumuha ubutabera, ntabwo tugomba kumva ikibazo cye ngo kubera ko ngakina porno, ngo kubera ko ngari indaya, ni kubera ko ari umujura, kubera ko ari umwicanyi, ngo ntabwo tugomba kumuha ubutabera. Igihe cyose nawe yagize gute, ntabwo ubutabera bwo mu Rwanda bukora gutyo. Mwebwe muri kuri social media mwipanga akazi rero ko gushaka gukubitubisha umuntu ibyo akora, ntabwo ibyo bintu muba muri kutwangiriza, muba muri gusebya inzego.
ngo ubuse ngo n'uyu nguyu ngo baramucuruje. Kubera iki batamucuruza? Kubera iki batamucuruza? Umugore se ko yareze umugabo we kuko amufata ku ngufu, kandi ari umugore we akayegera umugabo ngo umugabo wanjye amfata ku ngufu, waza ugahakana ngo nagamufata ku ngufu? Niryari abantu kuri social media muzaza ibintu mubikuramo imiteto? Ni mwebwe mwiha rubanda. Akenshi dukunze kwinjira mu ntambara RIB ubwayiba yabonye igiye no gukurikirana. Mutekereza ko ikirego cya Honorine kitazakurikiranwa se? Kizakurikiranwa. Ntabwo bikwiriye ko rwose umuntu aza tukamuziza. Mutega amatwi mu byibura ibyo avuze mu bari byo musesengura, ariko murajya gusesengura akazi ke. Ngo gute se ngo yahohoterwa, ngo waricuruje, ngo yo ngurinda waricuruje none uje kubeshya. Wowe uzi icyo bita icuruzwa ry'abantu? Niryari umuvugizi w'ubugenzacyaha RIB Murangira Bitsiyeri avuga ko hari abantu bafatiwe mu cyuho kuri ubwo buhemu bwo gucuruza abantu, gucuruza abakozi mu bihugu byo hanze? Nubwo bwa mbere mwakumva iyo kesi yirirwa bagira inama igitondo n'ikigoroba, none uriya raje. Okay, Isimbi Noeline yagaragaye muri Miss Rwanda, bukeye mu gitondo tumubona ari kwiyamamaza avuga ngo asigaye akina filime z'urukozasoni, ari proud yabyo. Ariko kubera iki wowe mubyeyi udahita turuna uvuga ati uyu mwana connection yayikuye hehe imwinjiza muri kari agakino? Connection yayikuye hehe imwinjiza kugira ku rwego yisanga mu bihugu byo hanze ari gukina porno? Mubwirwa ni murambwira ko yabyutse mu gitondo agahita agenda gutyo nta muntu wamusunitse? Rero ibyo ukinisha, ibyo ukerenze, ejo bizagwa ku mukobwa wawe, ejo bizagwa ku mwana wawe. Ibi bintu mujye mubikuramo feeling. Ntabwo tuba turi hano gukinira ku mitima y'abantu. Byaracurujwe. Basi mubanze mwibaze mbere yo kumusesengura uburyo ngo yicuruza ngo ari indaya. Mubanze mwebwe mutekereze yabijyanywemo n'iki? Iriya connection yavuye he? So babarangiye umuntu ucuruza abantu mu Rwanda, muje gutera amabuye ubikora ngo nuko ari indaya, ngo nuko ngo kina filime. Ibyo bihuriye hehe se? Mubanza mumbwire aho ibya Honorine bihuriye n'ibyo bifilime byo yirirwa kina nawe. Bihuriye hehe? Hari aho bihurira? Ese umujura yibye uno munsi agafatirwa mu cyuho, ejo akibwa nagaza ahabwa ubutabera kubera ko nawe yari umujura? Kuri ho social media zo mu Rwanda zivanigira ubutabera bwo mu Rwanda. Niyo mpamvu rero RIB zazi twihorera yanga kuza kuvuga kuri ibi bintu, kubera ko urwede ubwayo yatangiye iperereza, mwebwe mutangiye kurwanya ugira gute uwaje kwivugira. Ninde bababwiye ko inzego zose zizakora neza 100%? Tubyange tubyemere buri nuza yose. Ejo bundi nabonye umugore bari kuzengurutsa wa MTN utanga service nabi muri MTN. Nubwa mbere mubyumvise. Ubu mvuze kuri Canal Box tugura internet tukayukwezi tukayikoresha icyumweru kimwe. Ibindi by'umweru bigapfiramo tukabona message zitwishyuza nyamara tutarayikoresheje. Mwavuga ngo tuvuze nabi? Niryari se abantu twisanze kuvuga gutanga amakuru y'ikitagenda neza byarabaye icyaha? Ejo bundi mwabonye MTN social media ziruzuye umugore utanga service nabi, baramudarabye baramufotoye ati uyu muntu atanga service nabi muri MTN, ari mu rwego rushaka abakiriya, rwirirwa rwamamaza uko rukora neza, ariko warimo hari ari kubyinagira akazi k'umuntu, ari kwangisha abantu iki? Tubyange tubyemere social media, mujye mureka mukura ibyo ngibyo aho ngaho. Isimbi Noeline agomba kwakirwa nk'abandi bose, si igicibwa. Nta tegeko rihari bashyizeho rivuga ngo umuntu wakinnye porno turamwanze, uyu mutinganyi turamwanze. Igihugu cyo mu Rwanda turishyira tukizana. Mureke kuvangira ubuyobozi bwacu, buradukunda buratureberera, ariko namwe murekeraho kuza kubwandarika. Nimba hari wagwaye service nabi muvuge, utaje kugira gute kwandarika urwego rwose. Murakoze, njye amagambo yanjye nayo pe.
ye ubabara yiyahuri